ibibazo bikaba byinshi. Byatangiye gute kugira ngo atangire kugufata ku ngufu? Uko byatangiye rero umugore we yarabyukaga akajya mu kazi. Urumva nari umwana aho ngaho mu rugo, iwe yanzanaga iterabwoba akambwira tumva rero. Ubwo bwa mbere yarambwiye atumva ndashaka kuryamana nawe ukumva ko kuryamana n'umuntu bimera. Ambwira ati rero tugiye kuryamana bihera ugaramviyora, naje kumviyora, arangije yarambwira tumva rero nunabivuga nzakwica. Uwo munsi wa mbere ati nzakwica. Nubivuga nzakwica. Bibaho ngaho umugabo arakomeza gutyo umugore akagiye kugira uko agiye kurangura, umugabo akamfata birangira ambwiye ati mva rero nzajya nkugurira umwenda uwo ari wo wose ushaka ariko nzajya ngufata nanjye uko nshaka. Urabyemera? Nanjye ndabyemera. Byabaye inshuro nka zingahe se agufata ku ngufu? Okay, zabaye inshuro nyinshi ko sinazibara. Nawe ibibazo uhereye ku myaka 10 ugeze ku myaka 14. Kuko umwaka yabinkorera. Kugeza ku myaka 14 naratwaye inda. Ndangije arambwira ati kandi ugomba guceceka. Nta kintu ugomba kuvuga. So wanjye? Yego. Ariko nza guca ku ruhande mbaza umugore we. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara. Najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi. Namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHR kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Mana data twese Imana ishoboye byose, Imana igira neza, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana kwizerwa kandi kwiringirwa, uri igitare cy'amahanga kandi igikomagoma, uzahora uri Imana, uzitwa Imana kandi uzahora uri Alpha na Omega kabirezo n'itangiriro. Duce bugufi imbere y'amaso yawe mwami waturinze, suko turi beza, suko dukiranuka, si nuko nyiringabo Imana tutari mu isi ibibazo n'ibigeragezo, Uwiteka uri mu ruhande rwacu n'ababisha bazadukura. Turagushimiye ku bw'aya masaha meza datanyagura ku Imana duhaye. Nishimiye nyiringabo Imana yuko uyu mwanya atari uwacu ahubwo ari uwawe. Ndagushimiye ko warinze bene data nanjye ukandinda. Nyemera muri aka kanya keza tugiyemo Uwiteka nyiringabo Imana ukomeze dushoboze kandi tugwanirire, ndetse n'abarushye n'abaremerewe bari hirya no hino ubarengere kandi barwanirire, n'abarwayi n'ab'imfungwa bose ubatabare kandi bagirire neza. Mwami Imana ndagushimiye, ntibiko dushaka ahubwo yuko ushaka, mu izina ryawe Yesu Kristo bisabye nizeye. Amen. Ndi umugore w'abana 4. Nkaba nifuje kuza kuganira namwe kuri TV. Namwe ndabashimiye ko mwanyakiriye. Kadutangira ikiganiro cyanjye namwe. Yababwiye ngo yitwa Josephine. Niwe tugiye kuganira nawe. Yego. Nizeye ko wicaye wisanzuye mu ntebe. Nta kibazo. Niwe tugiye kuganira nawe, hari byinshi yanyuzemo mu buzima bwe. Burya mubona hari ubona umuntu akeye asa neza. Aho gasanga hari uburyo nyagasani yaguhishemo. Hari byinshi yanyuzemo mu buzima bwe, hari story y'ubuzima bwe, hari ubuhamya bw'ibyo yabonye cyangwa yakorewe. Nshobora kubivuga nk'abampereye ahatariho, we ubwe araza kugira hahera kugira ngo bize kugira abo bifasha. Yambwiye ko ashaka kuruhuka, yambwiye ko umutima we yumva uremerewe. Hari mushuti we cyangwa se umuturanyi we wanje kumamagara, sinari nzi ko yamamagaye kwa kuri umuntu hamagarwa n'abantu benshi. Arambwira ati hari umuturanyi mfite uremerewe, byaba byiza mu muganirije. Nanjye ndavuga ngereka ngo umwanya twumve cyakuremereye. Ujye umuntu afite ikibazo akagitura undi, hari ukuntu wumva kigabanutse. Iyo umuntu yikoreye ikintu kiremereye, umuntu akakigutura uraruhuka. Niko kwakubwira abantu ibibazo aho kugira ngo uzajye kwimanika cyangwa se uzajye mu nzoga cyangwa ibindi bitari byiza. Buryo bibwira abantu nibura ubona umuryango, ubona bakubwira humura, kandi icyo ni ikintu gikomeye. Turahera ahagana hehe Josephine? Turahera ku ngingo kugira ngo numve nje ku bwanjye nshaka kugira ngo ababyeyi bagira inshingano mu kurera abana neza, cyane uruhare runini mu bakobwa.
kuko icyo ni igikomere cyambayeho. Ntabwo umuntu yajya kuvuga inkuru atazi, avuga inkuru azi, avuga inkuru yaciyemo, ukavuga n'Imana wabonye, ntiwajya kuvuga iy'abandi. Njye rero datangiriye ubuntu uyu munsi. Hari benshi biyahura, hari abandi bajya mu nzoga cyangwa mu busambanyi, ariko njye Yesu yangiriye neza, abampaye agakiza kugira ngo mbashe kubohokera abantu. Byagenze gute mu buzima bwawe? Mu buzima bwanjye uko byagenze, nabayeho ndi umwana w'imfubyi, mbaho nduhejwe cyane. Wavukiye hehe? Navukiye Gitarama, mu karere ka Muhanga. Mbaho nduhejwe cyane, mba muri famiye. Donc mama amaze gupfa, nahuye n'ubuzima bukomeye cyane butanyoroheye, nderwa mu miryango itandukanye. Mu miryango ni kuvuga ngo ntago banjyanye kure y'imiryango yacu, ahubwo bangumishije mu miryango yabo, ariko sinarerwa n'ababyeyi bombi. Bivuge ngo narezwe na papa mo hagati nawe biranga. Data wacu aramfata, arambwira ati reka tukujyane mu buzima bwiza, nkujyane i Kigali, ubeho unezerewe, ubeho uguwe neza, ngushyire mu ishuri. Numvaga i Kigali ari ibintu bikomeye cyane, ari ngiye nko mu ijuru. Ko numvaga ko nari umwana mutoya w'imyaka igeze nko mu 10, numvaga Kigali ari ijuru rito ryiza ngiye kwinjiramo. Avuga nti nta kibazo. Umugabo aranzana, ariwe data wacu uvimwe na papa, urumva nabaga ni nkaho nawe ari papa, numvaga nyine ari imiryango. Ariko donc aho hagati bamasenge bambwiraga ko mama yaje ntwite, ntari uwabo. Noneho nza ko ntari uwa papa. Nza kuza kubaza papa, ese uri papa cyangwa ntago uri papa? Papa arambwira ati uri umwana wanjye, aho nahuriye na mama we ntawo hazi. Noneho bamasenge ko bambwira gutyo, ngi gikomere nakibanye, ariko sinagira uwo nkibwira. Umukecuru arandera, ageze hagati data wacu ngaramfata nzana i Kigali, reka ngushyire mu ishuri. Yari afite umugore n'abana, bibaho akajya mfata ku ngufu, akajya mviyora. Ndi umwana, urumva umwana w'imyaka 10 abakiri muto. Cyaje gute se Josephine? Uko byaje nyine nawe urabyumva. Watangiye kugufata ku ngufu, ko wavuze uti hari ababyeyi bareresha abana babo, cyangwa se hari ibibazo ugasanga umwana ntibamureze, arezwe n'undi mu muryango, ariko ibibazo bikaba byinshi. Byatangiye gute kugira ngo atangire kugufata ku ngufu? Uko byatangiye rero, umugore we yarabyukaga akajya mu kazi. Urumva nari umwana aho ngaho mu rugo, umwana w'imyaka 10 ntago wavuga ngo iki ngiki ngo hoya, ntago mubizi. Nuko umuntu aba ari mukuru kandi noneho agusumba na kuruta ibyo yakubwira byose wabikora. Ambwiraga ati umugore we yaracuruzaga, akava mu rugo akajya gucuruza, yamara nkasigara ndyamye, yagendaga nka saa 10 agiye nko kurangura za Masaka za Kabuga. Kambwira ati rero wowe utuye gutunganya ibyo kurya, ubundi nurangiza ukomeze urinde n'urugo. Umugabo we mbere yuko yajyaga ajya mu kazi, yarabyukaga akaza ati ese bimeze bite, akansanga mu buriri, nti ni sawa, ese waraye neza, nti nta kibazo, ese urabona Kigali imeze gute, nti nta kibazo, nabonye ari nziza iruteye iwacu, ko narakarabaga kandi mu cyaro sinogaga. Icyo gihe nambaye inkweto ntarazambaraga. Yambwira ati rero ejo nzakugurira umwenda, nkumva ni ibintu byiza cyane kuri iki. Yambwira ati nzakugurira inkweto, nkumva ni ibintu byiza cyane kuri jewe. Ansanga mu buriri, arambwira ati umva rero ndashaka yuko turyamana. Aho ni bwa mbere? Aho ni bwa mbere. Ese urumva hari ikibazo ufite? Nta kibazo mfite. Ati rero hari ikintu ushaka kukubwira, kuko ibyo yambwiraga byose urumva umwana w'imyaka 10 nta kintu aba yamenya, niyo ntayo ushobora gutakira, nta n'ubwo ushobora kubwira, urumviriza ukamureka wagakora ibyo ashaka, kuko iwe yanzanaga iterabwoba. Akambwira ati umva rero, ubwo bwa mbere yarambwiye ati umva ndashaka kuryamana nawe, nawe ukumva ko kuryamana n'umuntu bimera. Rero ntabyo nari nzi, kuko nakuze mu buzima bugoye kandi biruhije, nkumva ko ejo azangurira umwenda akangurira inkweto. Ahambwira ati rero tugiye kuryamana, bihera ugaramviyora, maje kumviyora, arangije arambwira ati umva rero nunabivuga nzakwica. Uwo munsi wa mbere ati nzakwica, nubivuga nzakwica. Ikintu cya mbere mbanjije kukubwira, njye wikukwitaho uyu munsi wa none nta wundi muntu ugufite, ni njye ugufite mu biganza byanjye, nzakugenza uko nshaka. Nagukubita, nakwica, nta wakumbaza. Nabashiki banjye bambwira yuko utari uwacu, nubwo so yabyemeye akabyigerekaho, ariko batubwira mbashiki banjye bambwiye yuko utari uwacu. Ntabwo rero uzazana ibintu byo kugira ngo unsenyere urugo. Ati ubundi kubwiye bwa mbere, ati kandi umenye ugomba kugira ibanga, ukagira ubwenge, ibintu byose nkubwiye hano kandi ukabikora vuba vuba, kandi nta kindi kintu uvuze.
nanjye ubwo numva yuko nyine arantera ubwoba ati Kigali umuntu yigezemo baramwita bakamuta mu ruzi cyangwa se bakamuta mu gihuru imbwa zikamurya. Ubwo nanjye ntawo nahereye mvuga. Uwo munsi ntabwo wagiye ku ishuri? Uwo munsi ntabwo nagiye ku ishuri kuko donc kuwe kuva yanzana ntigeze nshyira mu ishuri, ahubwo nari nje mu ishuri ry'isi ariko njye ntabizi. Yarambwiye ati cara aho ngaho nzakubariza ishuri. Birangira gutyo, urumva niba umuntu akubwiye ngo nzakwicara bwa mbere ntabwo ufite kuvuga. None najya no kubivuga nkabinyuza kuri wa mugore nkamubwira ntese ko yambwiye ko agiye kumbariza ishuri nkaza kwiga inanga bimeze biti. Mugore yamubaza akamubwira ngo shanga uriya mureke ngo mwihorere ngo tubanze dukemure iby'urugo rwacu. Bivuge ngo nawe ntacyo yari afite cyo kuvuga ko yabonaga ari imiryango imwe. Idoke yari data wacu, nanjye nje mbasanga umugore ntacyo yari kugomba kumvuganiraho cyane. Bibaho ngaho umugabo arakomeza gutyo, umugore akagiye kugira uko agiye kurangura, umugabo akampata. Birangira ambwiye ati mva rero nzajya nkugurira umwenda uwo ari wo wose ushaka ariko nzajya ngufata nanjye uko nshaka. Urabyemera? Nanjye ndabyemera. Ntabwo wababaraga kuki utavuzaga induru, kuki utabwiye umugore? Ntabwo nashoboraga kuba navuza induru kuko niba umuntu akubwiye ngo uri umwana akubwira ngo nzakwica cyangwa se nzagufata ngo utaha ngaha, noneho donc nje Kigali nta muntu numwe mpazi, nta n'uwo twari twaganira. Kigali nyigezemo ari ubwa mbere, ndi umwana mutoya, umuntu warayimenyereye we ni namukuru, ntiyangiriye n'impuhwe yuko ndi wo mu muryango. Niba mbwiye gutyo nkuruka mu miryango ubwo nari kubabwira nde? Ntabwo ibyo bitekerezo nabigize, nta nubwo byari kubaho ko numvaga yuko nyine kubaho kwanjye ari uguceceka. Urambwira ati ceceka nzumva na gatoya hari n'akantu uvuze cyangwa ukaganira n'undi mwana mugenzi wawe nzakwica kuko uzaba ushaka kunsenyera urugo, nzagufata ari ninjoro nkujyane ngende njye kuguta mu bihuru. Kandi koko nareba nkabona nta yindi nshuti mfite, niwe wanzanye, niwe uzaho ngomba kugana nawe ntagomba kugana, niwe ngabura, niwe umbwira ati kataha ngaha. Donc iyo uhageze ntabwo uri wari wamenya n'abaturanyi, ntabwo wari wamenyana n'abantu, ariko byabayeho ko bijya bigomba kugenda gutyo. Ngeze nko mu myaka 14 bigikomeje, umva ko nahuye n'urugamba rukomeye cyane. Ubwo gahunda yanjye ari uguceceka. Byabaye inshuro nka zingahe se agufata ku ngufu? Okay, zabaye inshuro nyinshi ko sinazibara. Nawe ibibazo uhereye ku myaka 10 ugeze ku myaka 14 kuko myaka yabinkorera. Kugeza ku myaka 14 naratwaye inda, ariko ntwanda ntabizi, ntazi ibyo ari byo, ntazi uburyo bimera. Donc natangiye kujya mu mihango bwa mbere, arambwira ati rero ati ibyo ngibyo nibyo by'abakobwa, ati nyine nuko nguko aragenda, ati bitwara gutya. Ndangije arambwira ati kandi ugomba guceceka, nta kintu ugomba kuvuga. So wanjye? Yego. Ariko nza guca ku ruhande mbaza umugore we ntise ko byagenze gutya na gutya mbigenze gute, ambwira uko abakobwa bitwara. Majije kubimbwira rero umugore nawe ambera imfura araceceka, amajije guceceka nkajya ngenda nitwara gutyo nitwara gake, ariko nawe ntiyigeze atuza ku buzima bwa data wacu. Kuko niba atarangiriye impuhwe ndi umwana wabo, numvaga ko nta wundi muntu ugomba kunyumva, numvaga ko nta nundi, abantu bose bakozwe gutyo, numvaga ko nta n'uwo ngomba kubwira. Rero icyatumye ceceka cyane nanone ku nshuro yindi, ubwo urumva namajije gutwara inda sinabimenye, sinari nanabizi. Nza kubwira umugore ntese ko numva mu nda handya bimeze biti, ati cyangwa warakubaganye ushobora kuba waratwaye inda. Ntihoya, ntabyo nzi ibyo ngibyo, ntabwo ibyo ngibyo rwose nabimenya. Arangije abibwira data wacu. Arangije umugore wagiye ku kazi, sinzi ibyo bavuganye, hari mu gitondo arangije arambwira tumva ni gute uvuga gutya na gutya ubibwira umugore wanjye ushaka kunsenyera urugo. Uwo munsi yaramfasha arankubita bimwe bitabaho. Arankubita andyamisha hasi, arambwira ati ntwazongera kumva, nakubwiye guceceka, ntabwo nakubwiye ngo uvuge. Uriya ntacyo mupfana, uriya si mwene wanyu, waje umusanga ari umugore wanjye nashatse, nanjye ubwanjye nakubwiye yuko utari wo mu muryango wacu, none muravuga uvuga iki? Ndangije ndamubwira nti mbabara ntabwo bizongera. Umunsi nakubiswe arambwira ati kandi nabwo nubibwira umugore wanjye ko nagukubise urambona. Ndaceceka, guhera ubwo ndaceceka, mbaho ncecetse, mbaho ndi umuntu nyine utagira umuntu ugira uwo nisanzurira. Buryo niyo wabaga wicaye ku ruhande rwanjye gutya, nageragezaga buryo kindi buguhunge kugira ngo ataza kubona ko twaganiriye, cyangwa data wacu ataza kumva ngo twaganiriye. Nageragezaga guhunga umuntu uwo ari we wese kubera igikomere nari mfite ku mutima wanjye, ariko ntago nabikururaga ngo mvuge ngo ni igikomere. Numvaga ariko yenda ababyeyi barera,
kuko nabuze mama nkiri mutoya numvaga ko ariko ababyeyi barera nkumva nta kindi kibazo kiri aho ngaho. Byaje kunkomerera ngeze mu gihe cyo gutwita nza kujya mu rugo nawe twarajyanye tugeze mu rugo Igitarama. Yego ati rero guteye inda niwe wari wanteye inda ariko ntera inda mfite imyaka 14 ntabyo narinzi. So wanya guteye inda yabibwiye umugore we ntabwo nari kubivuga, ntabyo nari kuvuga n'imiryango ntabyo yarize na papa wambyaye ntabyo namubwiye na mukecuru wanderaga ari we nyogokuru wanjye akaba na nyogokuru bya papa ari nawe ubyara uwo nguwo ntabwo nagombaga kubimubwira. Twagiye mu rugo ari igihe cyo kugira ngo indi zavuke ko yabwiye umugore we ngo tugiye mu rugo ngo tugiye gusura umukecuru ngo yaduhamagaye ariko ngira ngo ni nka tirike yari yakoze kuko we yenda yari abizi ko ari mukuru. Turagiye tugeze mu rugo turaraye mu bicuku bya ninjoro numva mu nda biranze mbwira umukecuru nti rero mu nda ndumva bimeze nabi ndumva ntazi ukuntu umeze. Umukecuru arambwira ati fata umuti w'inzoka hariyo fata umuti w'inzoka ndanywa. Ndangije kunywa tubira kuryama ndavuga nti mu nda biranze noneho birakara kurenza uko byari bimeze. Umukecuru aravuga ati byuka tujye kwa muganga. Hari ninjoro mu masaha saa 6 gutyo turabyuka turagenda hari mu cya kabiri ku kigo nderabuzima turagenda tuhageze Igitarama aho ngaho baganga barandeba batese umwana kuki yatwise ntumukurikirane wa mukecuru nawe agwa mu kantu. Umwana se umwana gutya aratwita bibaho muga ati we yareba neza atashobora kuba arwaye yindi ndwara twebwe tutari twamenya. Biza kurangira muganga aransuzuma ati umwana ari kunda ahubwo reka tumufashe. Ese waripimishije? Ripimisha se ndabizi ibyo byo kwipimisha ntabyo nzi. Ufite imyaka ingahe se? Okay ndamubwira imyaka mfite imyaka 14 arangije arambwira ati ese kuri umwana muto umuntu waguteye inda ninde? Ndangije ntekereza uburyo narimbayeho ntekereza n'imiryango mpagazemo ndavuga ntago muzi. Wanze kuvuga so wanyukora guteye kuko nabonaga ko nindamuka muvuze naravugaga nzarara he nzabaye ko n'ubundi nakuze. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Ni mutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Umukecuru ambwira ati jya kwa nyogosenge nava kwa nagera kwa nyogosenge akambwira ati sura kwa mukecuru najya kwa mukecuru nawe akanteragira ati genda ujye kwa so wanyu nkaba muri ubwo buzima ari kugira ngo mbone aho ndambika umusayo. Ndaceceka ndababwira ntago nzi umuntu wanteye inda. Biba ngombwa yuko masaha atari make cyane abaganga biba biranze baramfashe ngiye kubyara mbyara umwana w'umuhungu. Byari umwana w'umuhungu hari bubaburakeye bumajije gucya mukecuru arakomeje arambwira ati ese ninde waguteye inda? Ndaceceka kuko icyo gihe numvaga ubuzima bwanjye bukomeye cyane. Nahise ntekereza ukuntu nabayeho ndi umwana mbaho ntekereza ukuntu ngiye kubaho ndi kurera n'umwana ntafite aho kuba numva n'ibintu bikomeye cyane. Ndabwira ndaceceka sinamubwira nawe umuntu wanteye inda nkajya ntungwa no kurira gusa. Ibiryo byanjye byarukurira byarukubaho ncecetse nareba umuntu nkumva ndamwanze mba muri ako kanya numvaga nanze umuntu wari we wese. Umuganga araje mu gitondo ati papa yabanjije kuza n'uwo data wacu baje kureba aho umukobwa nyine yagiye kwa muganga ariko data wacu doke yarabizi. Baje kundeba papa sanze nabyaye papa arababara ararira arambwira ati ninde waguteye inda? Namubwira nti wimbaza kuba mbayeho gutya niwe wabiteye. Ntabwo ibyo ngibyo nkeneye kukubwira umuntu wanteye inda. Icyo nsaba nuko mwafasha nkabasha kurera umwana. Papa ararira ibibazo muganga araza ati ese ninde wateye uyu mwana inda? Nabo baravuga ati ntago tubizi. Barambaza ati ese wabaga he? Nabaga kwa data wacu i Kigali. Ese ninde waguteye inda? Nanjye ntago muzi. Ndamuhisha. Abaganga baragenda papa arangije yicara aho ngaho areba umwana. Abaganga baragaruka baza kunsuzuma baza kumbaza amazina y'umwana baje kumbaza papa w'umwana baza no kumbaza amazina yanjye.
ako kanya sinabibona icyo ndi buvuge. Papa yari yicaye aho na mukecuru wanjye yicaye aho na data wacu yicaye aho. Naravuze nti uwanteye inda ni runaka, ndamuvuze. Uvuga amazina ye, uvuga amazina ye yose, muganga aje kuyabaza. Papa agwa mu kantu, umukecuru agwa mu kantu. We ntibyamutunguye kuko yari asanzwe azi ibyo akora. Nawe yarahicaye. Papa yarahagurutse, barangije ati ese kuki uriya yahagurutse? Nturiya ni papa wanjye. Ati natwe tugeze ngo niwe uvuze. Ati hoya ntiwantinda ntago muzi, ntago turi kumwe, ntago muzi umuntu wantinda, ntago muzi. Baranditse amazina, barangije kuyandika atari ko turashaka gukurikirana uyu muntu wagutenda tukamufata tukamufunga. Ntago muzi nanjye. Ni bimwe bya Kigali nyine, ntawe nzi rwose. Umukecuru muri ako kanya bakimara kuvuga ngo bagomba kumufata bakamufunga, yandiye urwara. Ryamye ku buriri yanyicaye iruhande. Naravuze nti byanze bikunze ngiye mu buzima bubi, ntago ngomba kuvuga uyu muntu, nindamuka muvuze baranyica. N'umwana wanjye abure irerero, narangiza abeho mu buzima nk'ubwo mbayemo, nk'ubwo nakuriyemo. Papa arasohotse ahita ataha, data wacu nawe baramukurikiye, baragenda baranashwana, banga kumvikana. Ngo naraye muri ibyo bitaro, umukecuru arambwira ati ntugomba kuvuga. Nawe ambwira nk'uko umuhungu we yambwiye, ntugomba kuvuga uwaguteye inda. N'abanyagusenge ntibagomba kubimenya, ugomba guceceka. Mbaho ncecetse nyine. Urumva umuntu wese ambwiraga guceceka, wumva ko guceceka ari ikintu cya mbere gifasha umuntu. Haceceka koko. Habaho igihe majije kubyara, ubwo byagezemo hagati, ngo muri uwo munsi bwarakeye turataha. Tumaje gutaha kurya, bakasoroma isombe itagira n'amavuta, itagira iki, bagasekura bakampereza. Kaba mu buzima bugoye, abantu baramfasha, abantu imyenda y'umwana nanjye ndambara. Biza kuba birebire nyine. Data wacu ubwo muri iyo minsi yafashe inzira agaruka i Kigali, we aza kwibera mu rugo rwe, nguma kwa nyogokuru. Ajya njya guhingira amafaranga, njya gushaka ibyo kurya nyine kugira ngo umwana abeho muhetse. Nawe urabyumva ubuzima bwo mu cyaro ukuntu buba bukomeye. Mbaho mpangaritse cyane mu buzima butanyoroheye cyane. Ariko waguteye nta kintu bimubwiye? Nta kintu bimubwiye, nta myenda, nta n'igitenge, nta n'amafaranga. Kandi simfite kuvuga. Baramuhaye iminani aragurisha, nta munani n'umwe yigeze asigira umwana, cyangwa se nibuze ngo avuge ngo uriya namuteye inda. Ntibibaho. Imirima yose yarafashe arayigurisha, bivuge ngo nta muntu yari afite hafi aho ngaho. Nanjye ubwo uko mbibonye gutyo, baho nishakishiriza ubuzima bw'umwana, nta muntu mbwira. Wese abikira kaka kimpana atakimpa, ndakomeza ngende. Ubwo ndaho mu cyaro. Byaje kurangira nyine umwana ageze nko mu myaka 2 n'igice, ndaho mu cyaro. Data wacu arongera arambwira ati garuka i Kigali, wongere ugaruke we mu rugo. Ndamubwira ntago bishoboka, aho kugira ngo ngaruke kongera kubana nawe najya kwiyahura. Mukecuru nyine abimubwira ati agomba kuza i Kigali, nkajya ngufasha, nkakugira gute. Urumva umwana na nyina nyine ko babikora uko bashaka. Mbonye bikomeje kugenda gutyo, rero naje kugira gute, naje kujya njya kwicara ahantu mama bamushyinguye, nkajya mubwira se kuki wansize, ubuzima burankakarana. Nkajya muhinda ariko ko umwana mbona uko nangaga kumutera igikomere nk'icyo naciyemo. Byaje kurangira mvuze nti ngiye kubacika. Cyo gihe navuye mu rugo ari mu gitondo, umwana amaje kugira imyaka 2 n'igice, ndamubasigira. Donc ngenda umwuzukuru wabo mbasigiye n'undi wabo, kandi urumva ni ibintu bitangacanganyije. Umwana wawe murabuzukuru? Ngewe ndi umwuzukuru w'umukecuru. N'umwana wawe nawe n'umwuzukuru? Yes. Ubwo twese nyine turi aho ngaho. Umwana namusize mu rugo, maje kumusiga mu rugo, nza mu kazi ko mu rugo i Kigali. Umwana umusiga aho ngaho? Musiga aho ngaho i Gitarama. Ndaje nshatse amafaranga, nashaka nabampembe 15,000, 10 nkaryohereza mu rugo, irindi 10 nkariguramo imyenda, ibindi 5 nkabiguramo imyenda n'amavuta. Biza kurangira nyine umwana ageze mu myaka 3, agera mu myaka 4. Ageze mu myaka 3 n'igice, data wacu yarapfuye. Yaje kurwara, sinzi icyo uko byagenze, arapfa. Uwo ngo yego. Amajije gupfa, tujya gutabara. Tugiye gutabara nyine nta bindi bintu bongeye kurenzaho. Nyine urumva byarapfukiranyijwe, byaroroncwe. Ahantu hose nta muntu wari ubizi. Ariko nabaye imfura cyane kuko ntigeze mbibwira umugore we, kuko byari kuza kugenda nabi. Na nizi saha ntago arabimenya yuko nabyaranye nawe. Ubarabimenye.
ntacyo bitwaye ariko byabaye ngombwa yuko ntamusenyera urugo umugabo amajije gupfa ndakomeza mba mu kazi kanjye ko mu rugo akazi mbonye kakomeje kugira gute gukomeza ndavuga nti ubuzima bw'umwana wanjye bugiye kwendereya nkuramo n'umusore turakundana dukundana imyaka 2 nawe anyizeza ibitangaza arambwira ati uzakubera umugabo nawe umbera umugore yego numva imyaka 3 n'igice yari iragiye nge mu buzima numvaga ikintu bita umugabo cyangwa umusore imbere yanjye numvaga ari kisira ko numvaga umuntu wese azaza ameze nk'uwo mu muryango wanjye mu myaka 3 n'igice mwana yaramajije kugira uwo musore twakundanye imyaka 2 urumva ibaye 5 n'igice umusore turakundanye mubwira ubuzima bwose naciyemo arambwira ati ntago nzagufata nabi nta nubwo nzabigenza nk'uko abo mu muryango we bakugenjeje nzabana nawe mubwira ijambo rikomeye ndamubwira ntese wowe ntuzamera nk'abiki gihe nje numva ku maradiyo atandukanye arambwira ati rero ntago nzakumerera nk'abiki gihe nzagufata neza tuzabana neza va muri ubu buzima nanjye dore mfite akazi tubane mugabo wanjye yari umutravayeri yari umuganga tubane mfite akazi uve muri aka kazi ko mu rugo ufite n'ibikomere donc ariko muri uko kubana tukabana numva ngiye muri jewe mfite igikomere gikomeye cyane turabana tubyaranye ubwa mbere urumva umwana ari kwa nyogokuru tubyaranye ubwa mbere tubyaranye ubwa kabiri turabanye nta kibazo tubyaranye ubwa gatatu ubwa gatatu aza kumpinduka mbona akajya agenda agataha nijoro ubundi rimwe na rimwe akaza ntarye ubundi ntampa amafaranga yo guhaha ubundi yanga kwishyura inzu nkayamubaza se ko uhindutse nawe ubaye nk'abiki gihe arambwira ati nyine nuko nguko ntago nakomeza kubana nawe ndumva ngeze aho twatandukana numva nyine ibintu birakomeye umaze kugira abana bane ubwo nguko numva tubyaranye gatatu na wa mwana uri mu cyaro ndavuga nti rero ubuzima ndabona bukomeye cyane biza kurangira hagurutse mu rugo ngagiye mu kazi aragenda ntiyataha aragenda ntiyongera kugaruka mu rugo aragenda hera iyo ngiyo telefone ndayihamagara arangije arambwira ati ngewe rero nigiriye Uganda nagiye gushaka amafaranga nagiye gushaka n'umugore utari nkawe utabyaragura mutoya umashije gusaza niko yakubwiye niko yambwiye telefone icyo nakoze narayifashe ndayigurisha kugira ngo mbone ubuzima narayifashe ubwo ndayigurisha wajije kuyigurisha umva yaragiye Uganda narayifashe ndayigurisha amajije kuyigurisha mbampa amafaranga nishyura inzu ndangije nshaka n'amafaranga yo gucuza agataro kugira ngo tubere muri iriya miryango ngize abana 3 n'uriya wa 4 ntago nzabaho neza nzabaho nabi cyane bikomeye kurenza ubuzima ndi cuza agataro bakanyambura ubundi ntibanyambure biza kurangira igishoro kirangiye burundu nyirinza arambwira ati rero wa mubyeyi we ntago nkanze ntabwo ngutereranye mu bibazo vira mu nzu nishiriremo abandi kumpa amafaranga fata ibintu byawe biri mu nzu jya kubicumbikisha maje kubicumbikisha nshaka umuntu wancumbikira ndamubura bahanze igihe kinini nabaye hanze nk'imyaka igeze muri 4 mu myaka 4 yuzuye ku itariki 4 ndabyibuka nibwo naje kubona inzu y'ahantu ntuye ubu ngubu inzu nawe wibaza inzu wishyura 10,000 nabyo kubibona biba bigoye cyane iyo nzu nyibamo ubuzima burankomerera ariko muri uko kubaho muri izo sirikire zose imiryango ntiyabimenye bo bari bazi ko nashatse umugabo ibintu bimeze neza ariko nge nta kintu nigeze mbaho cyo kubabwira nyine ko hari uguceceka gusa yakaba giteri nakuriyemo ko ari uguceceka ntawe mbwira ibibazo byanjye gusa wangiraga impuhwe yampaga 1,000 wangirira impuhwe akampereza umwana agamuhereza icyo kurya none nkabaho ndara hanze mbaho gutyo ariko ku mwaka wa 4 ku itariki 9 ndabyibuka aribwo iyo nzu ndimo ndumva nyimazemo imyaka 9 nabwo kwishyura inzu byangoraga nyirinza akaba akanyihangana bitewe n'uburyo yafashe bimeze utuntu twose naradufashe naratugurishije mu hagati umurenge uza kumpa amafaranga umurenge nyine umurenge wa Gisozi arya umurenge wa Gisozi umurenge wa Gisozi sinibuka gitifu wari we wari uriho icyo gihe yaje kumpa amafaranga 15,000 ati tahugiye mu rugo iwanyu torura umugore w'inzererezi ndangije ndavuga se ndatansubire muri ya miryango imeze kuriya ko nta muntu nzi nta n'umuntu uzi ikibazo nahuye nacyo reka nshakisha ubundi buzima mu mujyi wa Kigali muri 15 muri 15 iyo wangana ugataha se ko nabyo hari igihe byoroshye ibibazo muri ibyo 15 ntago nari gushobora gufata abana 4 bana 3 ngo bajyane kuri wa mwana wa 4 nongere ngiye kwicara mu cyaro ku
kuko n'ubundi byari kuzamviramo kwiyahura abana banjye bakabaho nabi. Yeho iyo nageraga mu rugo ikintu cyose ninjye cyabazwaga, nkahinga nkakora buri kimwe cyose, bivuga ngo najyaga kugira ngo ngere ku kintu bita cyo kugira ngo umwana azajye no mu ishuri. Numvaga ubuzima bwanjye bukomeye, kugira ngo umwana azajye mu ishuri byari ibintu bikomeye cyane nsubira mu cyaro. Ibyo 15 10 narikodeshejemo inzu, umuntu aza kumpa ikiraka, amaye icyo kiraka cyo guhinga, ndagihinga mpereza ibindi 10,000, ndangije ngira gute ndongera nisubirira mu Gataro. So mu Gataro nshaka ubuzima, ubwo umugabo yaragiye ntahari, nza kuza kugitarama. Noneho urumva nari haraho nari imajije kugera, umuntu amaje kujya atungana y'intuzi 20,000 nkumva na amafaranga menshi ku buzima bwanjye. Ndayafata muri 5,000 ngiye Gitarama, ngiye nsanga umwana baye mu buzima bukomeye, nsanga baye mu buzima bwa bundi nakuriyemo. Nta kurya biragoye, koga biraruhije, imyambaro ntayo. Naramufashe ndamuzana i Kigali. Mbwira nti rero nimbura uzaburara, n'ibyo uzaryo, ariko sinshaka kuba muzima nk'ubwo nabayemo. Tubaha ngaho i Kigali, tubaho kugeza na n'izi saha Imana igikomeje kuncira inzira. Ariko muri ibyo bibazo byose nagiye ncamo, urumva Imana niyo yamfasha, kuko yari kuza kumpereza 20,000 cyangwa 30 ari umugabo akambwira ati turyamane ntarahuye n'icyo gikomere, byanze bikunze nari kuyakora kuko nari mbayeho mu buzima bugoye. Mbayeho nifuza bana banjye batarya batambara, buri muntu wese afataho ijambo. Ariko naje kuvuga ngo kubaho ni ugutuza, kubaho ni uguceceka, kubaho ni ukwihangana. Ndakizwa nabaga mu bayisilamu, nza kubavamo ndakizwa. Maje gukizwa ndamaramaza, ndasenga. Noneho bya bindi by'Agataro biba bivuyeho. By'Agataro nyine amafaranga baracendere no kugenda bagufata mu muhanda, nkambona amabase bararangije, udutebo baraturangije. Ndavuga ntu burere igisigaye ngiye kujya nkora ibiraka, uzajya mu cyo kumesa nzajya ngenda mu meseri, ubundi mbeho nigira gusenga nta kindi. Nintajya mu Mana nzasara cyangwa se njye gukora n'ibidakorwa. Uburyo umuntu ashobora no kujya hariya akajya kwimanika, ariko njye Imana yangiriye neza iramfata. Ntabwo ariko nari nkiranutse, sinuko ibyo bibazo byose nahuye nabyo mbishaka, sinuko nahuye nabyo mbyikururiye, ahubwo cyari igihe cyanjye cyo kugira ngo abantu bose bamenye ko Imana igira neza. Numva ahantu yankuye ni harehare cyane. Ubu mbayeho ndi umuntu umesera abantu, n'abanye icyo kiraka ndakikora, nkamesa ibyo 2 bakabimpa, 1,000 nkagishyira hariya kugeza ukwezi kuzuye kugira ngo nzabashe kwishyura yanzu. Iyo utamese abantu se? Iyo ntamese abantu njya gusenga. Iyo nagiye gusenga hari igihe Imana ikoresha nk'umuntu ambwira ati rero ejo uzaza dusengane, nzaguha ikiro cy'umuceri. Urumva yampaye ikiro cy'umuceri, ijoro riba rikeye mu bana bane mu mujyi wa Kigali. Ariko byaje kubamo hagati nciyemo ntageze aho ngaho, byaje kugiramo hagati umuntu aza kuza mu rugo turasengana, arankunda nk'uko uyu umukobwa yankunze. Arambwira ati se kuki abana batiga, mubwira ubuzima bwose. Yarangije abana bawe ntago biga? Tureka turasenga, turangije gusenga arambwira ati rero ngiye mfite amafaranga kugira ngo bajye mu ishuri, ariko ntago nzakomeza. Ndamubwira nti aho kugira ngo nyarye ndabashyiramo, babirukana batabirukana ariko bazaba barigezemo. Ngo uwo mwana ageze imyaka 14, uwo wa mbere wa data wacu, ariko ari mu wa mbere. Ari mu wa mbere muri primaire ku myaka 14? Imyaka 14. Uwo ngo w'imyaka 10 wundi ari mu wa mbere, n'undi wa gatatu w'umukobwa nawe arajya mu wa mbere ejo bundi mu kwa 9 Uwiteka nangirira ubuntu. Uwo nguwo muto yarajya gardien Uwiteka nangirira ubuntu. Ariko urumva ni ibintu bikomeye. Umwana wawe mukuru ku myaka 14 ari mu wa mbere muri primaire? Ari mu wa mbere primaire. N'undi w'imyaka 10 ari mu wa mbere primaire. Hari bari mu masomo? Bari mu masomo, bari mu masomo. Yego. Ndashaka kuza kureba iwawe uko bimeze. Uzaze kunsura n'ukuri nta kibazo. Imyaka 14 ari mu wa mbere? Uzaze kunsura. None se kuki imbere yuko wenda uwo mukobwa ari nawe wakuzanye hano, ngiye ntabwo muzi nkuko nawe nakuzi, kuki mbere yuko agera mu buzima bwawe utamujya abana bawe utabajyanye mu karere, akarere ngo kabafashe kwiga? Hari uburyo abana b'abakene cyangwa se abana bafite kese nk'iyawe bishyurirwa na leta cyangwa bakigira ubuntu? Donc mu mudugudu ntuyemo ntago nubwo bajya bavuga ngo leta yishyurira ubuntu, ariko nge mbona nta bibaho. Kuko barakubwira ngo utangiza umwana, nibuze uzajya ugenda utanga make kugeza uyarangijemo. Ubwo numvishe ariko nyine nagiye no mu bayobozi arambwira ati nuko bigenda. Ubwo byari gusaba kubishyurira ngahe? Kuvuga ngo byari kunsaba nk'ibihumbi 100 bose kubishyurira. Ariko byaje ubu 2 nibo bari kwiga. Abandi 2 bari kwiga. Abandi 2. Uriya mukobwa nabonye wishyurira?
oya ntago ari we uwabishyuriye ni umuntu twasenganye w'umupapa waje mu rugo aravuga ati se iyi nzu n'inzu ubamo ese aba bana bawe mubanamo hano ni cyane ese wumva nta kibazo na kimwe mfite nizeye neza yuko Imana izangirira neza ikankura ikira mu nzu yanjye ntagiye kwirirwa ndushya abantu ngo nongere gusubira hanze wumva doke nafatiranye yanzu y'amafaranga make kandi Kigali nta muntu ushobora kukwemera n'abana benshi n'inzu rero yangiriye ndavuga ngo ni urukundo aranyemerera nkajya mwishyura makeya nubwo ntinda kuyabona ariko nkagerageza ubwo ibyo bicumbi babibona kubibona nabyo nyine ntago biba byoroshye ni intambara nyine nawe byumve urumva na kwiga ntago biba byoroshye no kurya ntago biba byoroshye donc no kwishyura abana ntago biba byoroshye ariko uri mu Mana ikigeragezo kiranuka ukakereka ko ari ubusa imbere yawe kuko hari benshi bagiye biyahura bitewe n'ubuzima babayemo nabize za secondaire na za university ugasanga agiye hariya mu mugozi yimanitse icyo ntago ari cyo gisubizo urumva ubuzima naciye mu doke bwanyemereraga kwiyahura ariko naravuga ngo ese nyuma yo gupfa naba ngiye ese nyuma yo gupfa naba nsize hehe abana banjye ngiye nagiriraga umuryango Imana yari yarampaye abana banjye n'ubu ndabakunda cyane ko numva nta kintu cyabahungabanya nubwo twaba muri ubwo buzima uko tububayeho kose ariko ndi kumwe n'abana banjye bivuge ngo nta wundi muntu ushobora kumenya uburyo mbayeho nawe nubwo nkubohokeye nkakubwira ni nk'Imana yangendereye urumva imyaka ishize urebe nuko ngana naho ngeze ufite imyaka ingahe mfite imyaka 32 32 umwana mukuru afite 11 yego hatari none se umuryango wawe uvukamo uzi ubuzima urimo ntago babuzi ntago ubwo buzima babuzi naracecetse kubera kubwira ngo ceceka gahunda ni uguceceka nyine nawe urabyumva nawe kugira ngo mbikubwire ni nk'Imana yankoze ku mutima uyu mubyeyi araza we yagize ikintu cy'urukundo rurenze urwanjye bitewe n'ahantu yarasanze ntuye arati se iyi nzu turaza tukabana tukaganira tukanasenga twamara gusenga tukagenda ariko se aba bana kurya ni gute ubayeho mu buhe buzima ubuzima mbayeho n'ubu ubwo igihe Imana izabyemerera nzabuvamo kuko n'ubundi yemeye yuko mva hanze nza kurara mu nzu n'ubwo iva uko byaba bimeze bite buracya irava ariko buracya ubu ngubu ndavuga ngo ndarara mu nzu ku Gisozi hagana hehe ku Gisozi kuri cafe ruhande rw'amahome ya Yerika kuvuga ngo ndi umukene ariko ushima Imana ndi imfubyi ariko ishima Imana ndashakaga kuvuga ngo buri muntu wese na buri mubyeyi yaba umugabo yaba umugore uruhare runini ku bana rurakenewe yego niki cyari kiremereye umutima wa Josephine rero ukavuga uti nakuze cyangwa se nabyirutse mfatwa ku ngufu mbwirwa ceceka ariko ndumva igihe kigeze ngo mbivuge niki cyari kiremereye umutima wawe niki cyari kikugosemo ukavuga uti ndashaka kubivuga nibura numve nduhutse ikintu cyari kingose cyane niko natekereje ubuzima naciyemo ngubu ngana gutya ndatekereza nkavuga nese ko ndi kurebaho kugira ngo ubuzima bube bwiza buri kuba bubi aho babana banjye ntibazagera muri bwa buzima naciyemo dukurabona uko bucya nuko bwira iminsi irahinduka n'abantu bagahinduka ese ndamutse ntabaye ndi kumwe nabo ubuzima bwabo ntibwaba busharira nk'ubwanjye ese ubuzima nicajemo aba bana ntashobora no kubabwira igikomere cyanjye ntibyazangirira ikindi kintu gishobora gutuma ngera kure cyane nahura n'ikindi kibazo kwihangana bikananira bigatuma niyahura cyangwa se bigatuma nkora ikindi kintu kibi umutima wanjye numva gushaka kugira ngo uruhuke ko numvaga nta muntu ubaho wakicara ngo yumve umuntu numvaga abantu bose ari ceceka numvaga abantu bose nta rukundo rubaho ko nabitangiriye mu miryango yanjye ntavugaga nta muntu wabaho wantega amatwi nkicara nkasenga nkabibwira Imana narangiza nkajya mu buriri nkaryama abo bantu baraza kuvuga ati se ko Josephine asa neza ikigaragara ukuntu maragira ibibazo kandi asa neza cyane rwose ukagerageza ugakaraba cyane ugatenguka ukambara cyane umuntu akaguhereza umwenda ugashakisha isabune nawe ukawufura ntabwo ari byiza kugira ngo ube mu kibazo nawe use nacyo cyangwa se wikururira ikindi kuko nirinze abo bagabo nirinze ko nakongera kuzana ikibazo mu bana ni nako nirinze kujya kwiyahura niko nari gukururira ikibazo abana banjye kuko ejo hazaza ubuzima bwabo nijya bufite
n'Imana inabufite mu biganza byayo. Bivuge ngo rero kugira ngo nze kubuhokera hano ku nkoranyambaga ahanganze kukubuhokeraho nuko mu myaka ishize nabaye myinshi numvaga muri njyewe mbonye umuntu ntega amatwi akanyumva nakumva muri njyewe nduhutse nanabohotse nta nagahinda najya ngira ubundi muri njyewe ntago njya nkunda kuvuga ibintu bigana gutyo kenshi mbita nkurika nkarira bitewe n'iki gikomere cyarambabaje cyane nkumva ko nanareba umwana wanjye ngahita nkurura kana kuriyemo ariko Imana yangiriye ubuntu uyu munsi wa none ndashima Imana uko ndayishimira ahigejeje ikora nyiragije n'ibiri imbere ko byose dushobozwa na Kristo uri muri twe atari muri twebwe ntago twashoboka. Ni benshi cyane biyahura kubera ibibazo, ni benshi cyane biyahura ngo kwangwa abagabo babataye, ni benshi cyane biyahura ngo abagore babanze, ni benshi cyane biyahura bahuye n'ibibazo n'ibigeragezo, ariko cyo ntago ari cyo gisubizo. Ngingo nyamukuru nagira ngo numve umutima wanjye uruhutse. Ikindi cya kabiri ngira ngo mbwire n'ababyeyi nawe, ntago ari byiza kubyara umwana ngo umujyane kwa tonto ngo muri famille ngo kwa anko. Ntago icyo nicyo kibazo cy'umuti w'abana. Kurikirana umwana wawe umenye ngo kwa tonto bimeze gute, kwa tonto kwa hanko bimeze gute, kwa dato bisanga no rero umwana wawe uko wamubyaye uri mu buzima bukomeye ariko bubanemo n'umwana wawe. Hari impamvu Imana yamuguhaye, hari benshi bamubuze, ariko uyu munsi wa none niba yamuguhaye gerageza kwita ku mwana cyane uburere bw'umukobwa. Kuko benshi tubona hano hanze muri za mayibobo, hari igihe aba mayibobo atari ukubera we, hari igihe aba umujura atari ukubera we, hari n'igihe ajya mu mashuri akajya gutwara inda cyangwa se akajya no mu miryango agatwara inda atari ukubera we. Ikibazo cyaraturutse mu miryango. N'imbere y'ucengeye mu miryango usanga harimo ikibazo gikomeye cyane mu bana. Bivuze yuko buri mubyeyi wese agomba kugira inshingano ku mwana we. Ntabwo umwana yakwirinda we utamurinze, cyo ni cyambere. Yaba afite imyaka 15, yaba afite imyaka 20, umwana we mukontorore kugeza igihe abashije kumenya ngo iki ni ikibi, iki ni icyiza. Bana nawe mu buzima bukomeye, bana nawe mu buzima bwiza, bana nawe mu buzima busharira cyangwa budasharira, kuko ni umufatwa wango tontara hari ngo tantina arahari ngo masanye ngo ibiki n'ibiki. Ntabwo icyo ngicyo ari cyo kibazo. Ingingo nashakaga guhagurukizaho cyane ni ukuvuga ngo nasanze ari ubuhamya bwakubaka abantu, kandi ngasanga ari n'ikintu nanjye cyamfasha icyo gikomere kikarangira, ngasanga ari n'ikintu nanjye cyakubaka ubuzima bw'abana banjye ejo hazaza. Wumva ari iki ngubu kiremereye umutima wawe, ni iki kikugose? Ikintu kikingose cyane ni kuba navuga ngo bana kwiga birakomeye, kuba mu bukode ntago byoroshye, nta nicyo gukora gihari. Numva ni ibintu bitatu biri ku buzima bwanjye. Wa mugabo wagutaye, uwo mugabo kuva yagenda nta gakuru ke mfite, na nimero ze ntizibaho. Amaze imyaka ingahe? Amaze nk'imyaka 6 cyangwa 7. Yego. Ashobora kuba arimo arakureba hano mu bandi barimo barakureba. Ntabwo mbizi. Wamubwira icyo namubwira cyo ashobora kuba arimo arakureba hano. Ashobora kuba arimo kundeba muri aka kanya, namubwira ngo kubyara abo utabasha kurera ntago ari byiza. Ikindi umwana byaye ejo asa nawe, aba ari umuntu nkawe. Kuvuga ngo yakagombye niyo yaba afite undi mugore yakagombye guhinduka, agahinduka akita ku buzima bw'ejo hazaza. Yego, mwabyumvise ibyabaye kuri Josephine nk'uko yababwiye, ntabwo biba byoroshye mu buzima, ariko ikibazo numva nakubaza kugira ngo wenda n'abagukurikiye baze kumenya uko byitwayemo. Yego. Hano hanze iyo umugore yahuye n'ikibazo, ibibazo bimwurira none biba byinshi. Urumva uba wenyine nubwo muri iyo nzu, wenda ntabwo turimo turayira ngo umuntu abe yabonye ukuntu hameze, ariko nzi neza ko tuzagusura twumva ubuzima urimo, turebe niba ariko kariko bimeze. Yego. Ubigenza gute kugira ngo wirinde abagabo? Ukuntu mbigenza rero kugira ngo nirinde abagabo, ubuzima bwanjye bwose mbaho nshakisha imibereho y'abana, ntago mbaho mvuga ngo ndi umuntu wavuga ngo nakundana n'umuntu cyangwa se yampamagara kuri telefone yanjye. Kenshi na kenshi nta nubwo abantu benshi bakunda kumenya nimero yanjye. Kenshi na kenshi kiraho abantu b'umumaro, abantu bazabasha kumfasha mu buzima cyangwa se bakangira inama. Ntago mbasha kuvuga ngo nimero yanjye ngo abantu bose nibayifate, ntago ari byiza. Yo wageze hano kuvuga ngo ko tubitange hano subwo biragenda yakuyitanga byo nta kibazo, ariko hari uwo ukubaza nk'ikintu
ukumva ukwiriye kumusubiza ariko hariho no kubaza ibintu bitandukanye ukumva nyine ntago byoroshye ukamusubiza uko uri kumva ari kugusubiza nawe ngo muri icyo gihe iyo umpamagaye Imana mu gihugu cyo mu ijuru ntago yakemera nongera gusubira aho hantu kandi ikindi cya kabiri nanone nanjye ubwanjye ndi control umubiri ntago udutegeka umubiri twe turawutegeka kuko umubiri y'ugutegetse bisaba yuko niba itakorwa ugomba kubikora ariko ndi umubiri wanjye narawutegetse uko nabayeho ncecetse niko n'ubundi nawe ugomba guceceka bivuze ngo Imana niyo yamfashe navuye mu Bayisilamu njya mu gakiza kuko ntaza kujya mu gakiza nsengera mu Methodiste iyo ntaza kujya mu gakiza nanjye mba narabyaye abana benshi kandi batandukanye kuko bari kujya bampa amafaranga nkuko natangiye mbivuga nari kujya nyemera ariko uyu munsi wa none ndashima Imana ko nta mugabo wa gatatu cyangwa wa kane wigeze uza ku buzima bw'abana banjye ntabwo uteganya kuzashaka undi mugabo ntabwo nteganya gushaka undi mugabo ku bwanjye ku giti cyanjye kereka Imana uko izabigenza nuko izabishaka ariko njye ku bwanjye numva igikomere cy'ikindimo cya waso wanyu yego numva ko umuntu wese umugabo uwo ari we wese numva ko ameze nka data wacu ikindi nkongera nkamushyira ku mugabo wanjye twashakanye bwa kabiri ambwira neza yuko azambera umuntu mwiza ariko biza kurangira nawe bukeye yazinze ibyo arigendera cyamfashije kwirinda nagakiza Imana yampaye nta bundi bushobozi nashyizeho nta n'ikindi kintu nahaye Imana n'Imana yo yamfashe ubwayo inyihera agakiza ko no kumpa agakiza urumva no kubaho ncecetse nta mugabo ari gupfa kumvugisha ngo muvugishe ko nabonaga umuntu uwo ari we wese donc nkuko nge nakubohokeye nkakubwira umuntu uwo ari we wese yaranganirizaga nkumva ni mubi nabayeho ncecetse n'ubundi bakabona ndi umuntu utambuka ubaho utavuga mbaho urabona no kugira ngo nze hano kugira ngo tube twanaganira gutya byamfasha umwanya munini cyane kugira ngo mbanze numve ko nta gihunga cyangwa se ubwoba nagira muri jewe cyangwa nkashobora kuba nanarwara toroma uko najyaga ngira nkimara gushaka najyaga nkunda no kurota cyane mbona ari kumwe na data wacu ngasakuza cyane bikambera ibintu bikomeye cyane ariko ubu ntukimurota ubu ngubu ntabwo bishoboka kubaho kubera yuko Imana yampaye agakiza irangije kumpa agakiza impano uko ngomba kwitwara umuti w'igisubizo nuko agomba kwifata nkuko abisi babishaka ubu se ko abantu babonye inkuru yawe bagufasha iki abakubonye ni bagufasha ibiki mu byukeneye mu buzima cyaba mu byo wumva utekereza wifuza cyangwa se no mu buryo bundi witeka nyinga Imana arashoboye kandi akorera mu bantu mu buzima numva Imana abantu bamfashamo nuko bibaye byiza ikabakoresha nava mu bukode ikindi cya kabiri nkabona icyo gukora kuko icyo gukora cyampa kubasha kwishyurira abana mvuye mu bukode nabyo byanshoboza kuba nazabasha kuroganiza ubuzima bw'abana nkamenya kubagaburira nkamenya no kubishyurira kuko urumva mu buzima naciyemo niba narabashije kumenya uko Imana ikampa ubwenge nkabasha kubashyira mu ishuri nubwo byatinze nkabasha no kwihangana sinsambane ni ikintu gishobora kugaragarira abantu benshi yuko ushobora kuba umumaro mu bana banjye yego tugana ku musozo banza ubahe nimero yawe nimero yanjye ni 078 16 8 8 nanone 07 okay turaza kuyandika ku kiganiro kugira ngo bize kuborohera kugira ngo babashe kukuvugisha kwegere baguhumurize bakumvisha ko ubuzima ari bwiza yego hato naho ugeze utazasubira inyuma kandi nabo ntibagusubiza inyuma abantu nabo ntabwo turi beza ushobora gusanga umwe azanye umugambi mubi ndakazana umugambi mwiza byaba byiza mutamusubije inyuma ikibazo cya nyuma rero Josephine ni iki ubuzima wanyuzemo bwakwigishije bwose kuva wavuka kugeza uyu munsi ni isomo ry'ubuzima isomo ry'ubuzima nakuyemo nuko ngomba kubera abandi urugero kandi ibyo mfite simbyihererane kuko hanze hano hari abana bakomeretse cyane bimeze gutyo ababyeyi babo batari bamenya hari n'abandi bari hanze bavuga ati bariya barananiranye ariko ntago ari ikibazo cyo kunanirana ni ikibazo cy'imiryango ngicyo byanyigishije cyane hanini ni ukubera abandi urugero nkababwira ngo yemwe babyeyi inshingano zanyu ni ukurera abana Imana yabahaye inshingano zabo ni ugukurikirana umwana wawe kuva ukimubyara nk'uko umukurikirana akiri mu nda ukabasha kwigengesera ni ugomba kumukurikirana no mu isi kuko yageze mu isi ahahura na byinshi atakagombye guhura nabyo
yageze mu isi ahura n'ibintu byinshi cyane birenze ibyo yahuye nabyo mu nda. Mu isi hari ibintu bitandukanye kandi bitugerageza, ngo inshingano ababyeyi bagomba kwitaho bite ku bana babo cyane. Nibyo kubanga imiryango yacu yakize ngo cyangwa iriya ntago ikize ngo twagenza gutya ngo abana bakajya gusura bo mu biruhuko ngo bakajya gusura abatonto. Bahurirayo na byinshi birambusha, ejo ugatangira ngo umwana yananiye ngo byagenze gutya ngo nsengera ngo cyangwa ngo menya inshingano z'umwana wawe kuko kuri kuva ukimubyara uzi karagitera isi.